Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya mbere. Pawulo na Silowano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike, bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira, no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene Data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi ko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'Umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'Umwuka Wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'Umwami wacu. Cyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajye bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza Umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Igice cya kabiri. Bene Data, ubwanyu muzi yuko kubasura kwacu kutari uk'ubusa, ahubwo tumaze kubabarizwa i Filipi no kwahemurirwa nk'uko mubizi, duhabwa n'Imana yacu gushira amanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. Kuko guhugura kwacu atari uko kuyobya, kutava mu byanduye, kandi kukaba atari uko kuriganya, ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza, niko tubuvuga. Ntituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima yacu. Ntitwigeze kuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi, cyangwa ngo tugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu muri mwe. Imana niyo ntanzeho umugabo. Kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi. Nubwo twabashaga kubaremerera kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu nk'uko mwatubereye inkoramutima cyane. Bene Data, mwibuke umuhati wacu n'imiruho nk'uko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Mwebwe n'Imana nimwe ntanzeho abagabo b'uburyo twameranaga namwe abizera, turi abera, dukiranuka, kandi tutariho umugayo. Kandi nk'uko mubizi, twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko,
kandi rigakorera no muri mwe abizera. Kuko bene data, mwiganye amatorero y'Imana y'i Yudaya ari muri Kristo Yesu. Kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abo bababajwe n'Abayuda. Bishe Umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe abaratwirukanye ntibanezeza Imana, baba abanzi b'abantu bose. Batubuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe. Bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo. Ariko ubu bwo umujinya wasohoreyeho kubarangiza rwose. Ariko twebweho bene data, ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri, ariko si ku mutima, twiyongeranije kugira umwete wo kubabona, tubakumbura cyane, kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora njyewe Pawulo sinabishatse rimwe gusa, ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'Umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Igice cya gatatu. Nuko rero tubonye yuko tutagishoboye kwiyumanganya, twibwira ko ibyiza ari uko twasigara muri Atenayi twenyine. Nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari we ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. Kuko ubwanyu muzi yuko ari cyo twashyiriweho. Ndetse ubwo twari kumwe namwe mbere twababwiye yuko tugiye kubabazwa, kandi niko byabaye, namwe murabizi. Nicyo cyatumye mbatumaho, mbonye ko ntakibashije kwiyumanganya, kugira ngo menye ibyo kwizera kwanyu, yuko yenda umushukanyi yaba yarabashutse, natwe tukaba twarakoreye ubusa. Ariko none Timoteyo atugezeho avuye iwanyu, yatuzaniye inkuru nziza y'ibyo kwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza iteka, mudukumbura, mushaka kutureba nk'uko natwe tubakumbura. Nicyo cyatumye bene data duhumurizwa ku bwanyu no kwizera kwanyu, umubabaro wacu wose n'amakuba. Kuko none turi bazima, ubwo muhagaze mushikamye mu Mwami. Mbese n'ishimwe ki twabasha kwitura Imana kubw'ibyishimo byose tubishimira imbere y'Imana yacu? Dusabira cyane ku manywa na nijoro, kugira ngo tubarebe, twuzuze ibyasigaye ku kwizera kwanyu. Icyampa Imana yacu ubwayo, ariyo Data wa twese n'Umwami wacu Yesu, bakatubonereza inzira yo kuza iwanyu. Namwe Umwami wacu abuzuze, abasesekaze gukundana no gukunda abandi bose, nk'uko natwe twabakunze, kugira ngo abakomeze imitima itabaho umugayo, yere mu maso y'Imana yacu, ariyo Data wa twese, ubwo Umwami wacu Yesu azazana n'abera be bose. Igice cya kane. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, mube ariko mugenda ndetse murusheho. Muzi amategeko twahawe n'Umwami Yesu kubategeka ayo ariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari yo kurigira nk'abapagani batazi Imana.
kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, ndetse musigaye mukundana na bene data bose b'i Makedoniya hose. Ariko bene data, turabahugurira kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze, kandi mugire umwete wo gutuza mutayibakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza ku bo hanze mudafite icyo mukennye. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Igice cya 5. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinda ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebwe ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Ariko bene data, turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe, babategekera mu mwami wacu babahana. Mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo, mugirirane amahoro. Kandi turabahugura bene data, kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Murebe hatagira uwitura indi nabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba,
mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Bene data, mudusabire. Mutahishe bene data bose guhoberana kwera. Mbarahirije Umwami wacu, muzasomere bene data bose uru rwandiko. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen.